amakuru ngiye kuguhera mu mwaka w'1993 mu gihe RPA yashakaga kubohora igihugu cy'u Rwanda. Haburaga umwaka umwe ngo hatangire jenoside cyangwa se ngo habe jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ayo makuru rero tugiye kugarukaho ni amakuru y'uno mukobwa witwa Joanna. Nk'uko muri kubibona, uri umwana wa His Excellence nk'uko biri kuvugwa. Ni amakuru natomoye cyangwa se nabonye ahantu, ndavuga ati reka nyageze ku basanzwe badukurikirana, dore ko akazi kacu ari ukubagezaho amakuru ndetse niba barimo biragenda bivugwa. Umwaka w'1993 hari harimo hararwanwa urugamba, haje kuvuka abana benshi, haba no mu 1994, kuko abantu bamwe na bamwe bagendaga babyara abana, ugasanga harimo abicanyi cyangwa se abagizi ba nabi bafataga ku ngufu, by'umwihariko abakobwa bari mu bwoko bw'abatutsi. Igihe bicwaga bahigagwa, ndetse si bo bonyine bicwaga kuko n'abasaza, abacecuru n'abandi bagiye batandukanye. Amateka yo murayazi, u Rwanda rwanyuzemo. Amakuru ahari rero, harimo abagendaga babyara bakabyara abana, mu kubyara abo bana babo bakabyara bafite base bakoze amabara, bahekuye igihugu, bishe abantu, bamwe bakaba bari muri gereza, abandi bakaba barapfuye, abandi bakaba barahunze, aribo bari muri za FDLR, bariya bagakwerere mugenda mubona bazanye baje mu Rwanda, n'abandi bagiye batandukanye. Harimo rero ababaga barafashwe ku ngufu bagatwita, bikabaviramo gutwita, ugasanga umwana avutse ku umujenosideri yafashe nyina ku ngufu mu buryo bwo kumuhohotera, mu buryo bwo kumusambanya. Umujenosideri yafashe nyina ku ngufu mu buryo bwo gushaka no kumwica, ariko akamusambanya, wenda bikarangira Imana ikinze ukuboko namwica, buriya hagomwa ubuzima. Ugasanga uwo wafashwe ku ngufu arabyaye cyangwa se aratwise, arabyaye. Icyo gihe nk'uko byanagiye bivugwa n'abantu benshi, Perezida Paul Kagame niwe wari uyoboye urugamba rwa RPA. Ndagira ngo tugere kuri ino nkuru y'uno mukobwa Joanna, ndetse tubihuze n'ino content mubona nashizeho, biraza guhura neza cyane. Tega amatwi ubanze wumve. Icyo gihe uyu mukobwa witwa Joanna nawe niko byageneze. Mama we yari mu bahigwa, ariko baje gutabarwa na His Excellence n'abo yari ayoboye. Abo yari ayoboye rero ni abandi, ni RPA ubu ngubu bitwa, cyangwa se bari mu ishyaka rya FPR, cyangwa se bite RDF, igisirikare cy'u Rwanda cy'ubu ngubu. Icyo gihe cyari RPA, RPF, zose ni kimwe, bose ni bamwe, ni indwanyi zarwanye kugeza ku munota wa nyuma, zigaruriye igihugu, babohoye igihugu cyose, bakabasha gushyiraho igihugu kimeze nk'uko nguko tukibona, igihugu kirimo amahoro, independence, peace and freedom kuri everyone, everywhere, every people, buri wese bakamuha kwibohora, kwishyira, kwizana, akajya aho ashaka, akarya aho ashaka, akiga aho ashaka, mu gihe mu bihe bya kera ho byabaga ari ibibazo bikomeye cyane. Uyu mukobwa muri kubona, uyu Joanna nawe yavutse muri ubwo buryo, nyina afashwe ku ngufu, ariko afatwa ku ngufu n'uwashakaga kumugirira nabi. Ibi ngibi mbivugiye iki? Ibi ngibi impamvu mbivuze nta kindi, uyu mukobwa, uyu nguyu muri kubona Joanna, yagiye ku mbuga nkoranyambaga ziwe, mugende muzishake, yitwa Joanna Akariza. Uyu Joanna yagiye ku mbuga nkoranyambaga ziwe avuga ati, twebwe turashimira data wacu ariwe Perezida Paul Kagame. Ati twe turamushimira cyane rwose, ati uriya niwe papa wacu, twe tudafite ababyeyi b'abagabo batureberera, bahohoteye ba mama bakabafata ku ngufu, ariko igihugu kikaturera. Ati nanjye navutse umwaka w'1993, icyo gihe n'ubundi itotezwa, iyicwa no kugira nabi bari mu bwoko bw'abatutsi, n'ubundi icyo gihe byariho, byanahozeho, usibye ko byahagaze mu kwa karindwi, ubwo RPA yigaruriraga igihugu, yamaraga kwirukana ingabo za FARC zarwanaga ku bwa Habyarimana, Interahamwe n'abandi bagizi ba nabi bose bicaga abatutsi bafite gahunda yo kubatsembaho. Ni uyu mukobwa rero nawe avuga ati, ngewe mama nibwo
yarokotse ariko yari yarafashwe ku ngufu, ariko yafashwe ku ngufu mbere y'iyo jenoside kandi afatwa ku ngufu n'uwari umugizi wa nabi umwicanyi. Ubwo ndavuga interahamwe, ubwo mbishyize mu moko, ubwo bo icyo gihe bari abahutu. Ati niwe wamufashe ku ngufu, maze kumufata ku ngufu mama aratwita aza kumbyara, ariko yambyaye n'ubundi mu bihe bibi, yambyaye turi mu gihe cya jenoside bitewe wenda n'igihe yamufatiye ku ngufu umwaka umwe wonyine wacagamo. Ati uwo nguwo wamufashe ku ngufu, ati nigeze amurokora ahubwo ari mu bamuhize mbere, kandi yarabizi ko atwite, ari mu bamuhize mbere ashaka kumwica ngo amugirire nabi. Ati inyenzi zigomba gupfa. Ati nibwo naje guhura na RPA, inkotanyi ziratubohora ziradutabara. Ati niki cyatuma tudashima, niki cyatuma tudashima? Ati twebwe rero dufite ba data bacu bakoze ayo mabara. Ati umubyeyi wacu ni Paul Kagame, kuko niwe wadutabariye ababyeyi, ni nawe watumye tuvuka. Ngayo nguko story ya Joanna murayumvishije, kandi subscribe muze dukomeze n'ibindi biganiro.